imiryango y'Imana ibakiranye urukundo, bishimiye guhimbaza no gutagatifuza isezerano mugiye kugirana ryo kuzabana muri Kristo mudahindukirana. Imana niyo soko y'urukundo, niyo yateye imitima yanyu urukundo rwayo iruha kwiyongera, niyo yabahuje ibageza ku byishimo by'uyu munsi. Muje kwishimira no kuyemera imbere y'ikoraniro ry'abakristo ko mushaka kuzabana iteka, muje kuyisaba guha umugisha umubano wanyu no gusendereza inema yayo mu rugo mugiye gushinga. Mu kanya turumva ijambo ry'Imana ritwibutsa ko gushyingirwa gikristo ari isezerano ry'abashakanye, rishushanya isezerano rishya kandi rizahoraho iteka Kristo agirana na Kiliziya ye. ariko n'Imana byose birashoboka. Basabire rero ku mugisha, basabira ndetse no kubasabira ngo amasezerano agiye guhana kugira ngo azayishyuze uko yazina twifuza. Dukore tubanza ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana, turebe igitambo cy'Ukaristiya dufite umutima mwiza. Imana ishobora byose